Shadibu zamurebe yisize makeup wamenya abari mwiza afite uruhu rwiza Shadibu ngiye kutuzinda nyine iyo umuntu tugikura mbavuga amagambo make rero batotungurwa kubona afite amagambo menshi si umuntu yene nisize makeup natanayisize yabigeze ki nyine look irahinduka uziko hasoze komeze neza muri hose abari hanze y'igihugu abari mu gihugu twizeye komeze neza ubuzima buri kugenda bon njyewe ngiye kuvuga ngo na sheri wanjye njyewe n'umuco njyewe n'ikidongo wanjye ubuzima buragenda neza cyane rwose umva namwe twizeye komeze neza mushimwa n'Imana n'abantu n'ukuri umva mujye mugerageza mushimwe n'abantu Imana irabashima oya barata mujye mushimwa n'Imana abantu mubihorere ko mushimwa n'Imana n'abantu natakubana neza muri societe akuzi guca hantu akavuga ati runaka gutya na gutya cyakoze nibyo urumva so twizeye komeze neza twagarutse rero twari tumaze iminsi cyakoze nibwo twakoze pick and talk ariko picking udupapuro now we are back to twagarutse gusa guys njyewe ya gripe mva don't mind about my voice ngiye ngo yaratangiye gripe ngo bari kuvuga neza oya sha ntabwo bivuga neza ndumva nenda gupfa ariko yabaye navuze ati reka nze mbibakore so welcome back guys, don't forget to subscribe, like, comment and share please guys please mubidukorere abakobwa abana banyu bakuru banyu barumuna banyu mubikore mwivuye abakozi banyu abayaya bakibose ababoss banyu byose byo mutwita byose twagiye so tugiye gutangira mani kugenda gakeri byo bafite amatsiko tugiye gutangira aha ngatangira uzajya utangira ko ngo hari umwanya yego ko mwamye saha hano ari amaoda ngo icyo cyambe cyavuga ngo was something you were surprising good at ega komanda yanjye kambabwire rero tubwire tuguteza amatwi yombi kubyina mani abantu ntabwo bazi kubizi ntabwo abantu bazi kuzi kubyina ntabwo babizi yesu we ubwo si umuntu ukuzi atazi ko ukunda kubyina unabizi reba ntabwo babizi no kuri sha umva ubaye umureba umuzi uretse ko utazi kubyina mana yanjye uretse ko akunda umuntu aba ari kwibuja nyine nk'abakire ariko mani iyo nabyinnye najya ubwanjye navuga uyu ni njyewe sha reka mbabwire uyu mukobwa arabyina babiri byuya z'amaraba ibintu byose byo kubyina bibaho amapiyano ibiki ibyo byarabishoboye nibyo bintu bya mbere azikoreza n'ibindi ndetse byose simubizi ko hari igihe mbyina akavuga ati mana yanjye uyu ni njyewe uri kubyina gutya ariko nyine ntabwo abantu bazi ko nzi kubyina niyo mbyinnye umuntu utari ubizi ego karatungurwa wese burya niko bimeze njye rero ikintu abantu nyine bayagira kibatungura kuri njyewe ni uko nyine iyo umuntu tugihura mba mvuga amagambo make rero bahita batungurwa kubona afite amagambo menshi si umuntu banezere nta muntu bitaho ukuri njye baratungurwa rega ubundi reka mbabwire ngiye ku giti cyanjye impamvu ngenda nkahura n'abantu bashyashya nkaceceka nyine nkitonda mba ngira ngo mbanze menye uko uterega ari abantu badakunda ariko hari ukuntu uhita wumva ari umuntu uganira ari umutatari maze nawe ukahita wiyumva ukayavuga koko ariko hari ugusanga rwose umuntu adakunda kuvuga ukicecekera ariko hari ukuntu umuntu ushaka abanza akanakuganiriza ko ufite isoni ibi n'ibi ukamwihorera ukavuga ati sha burya sinkunda kuvuga ariko mutera story shari wanjye muravuga hagati kugira ngo mwacometswe ako nyine mw'abantu mwe mu nsengero Imana yize satani n'umugome maze iminsi nifite ibivayibo simubizi ariko nyine nabyutse numva kwegura umutwe biri kwanga amazuru nari gukora umutwe ego kumwamenya
usiko Ntunsengere. kamubwiza ukuri aho kugira ngo cyakoze Anjine yo Shanjina aho kugira ngo yarabyana ndware Anjine narwara malariya akumerite yeswe nayo ndarwara Anjine bimeze cyahoze atera ku muntu uwo ari we njye ndarwara nkamera nk'umuntu urwaye malariya noneho kongeraho no kubabara mu muhogo niyo mpamvu ndi kuvugana kugira ngo Anjine narwara malariya rero nkamenya ko ndi njyewe ikintu cyose kiza mu mazuru kikambuza guhumeka kigakubita n'umutwe biba byapfuye buryo kugira ngo ngwa n'umutwe n'amazuru simumeke mere nabi hano umutwe hano ho kino gice babwire narwara malariya nkaruka nukuri nene malariya ntabwo irwaza umutwe ikintu cyose gikora ku mazuru yanjye kirambangamira nukuri. What's the cringiest thing you do in a relationship? wa muntu we waje ukamvugira ko rero njya mbikorera ikintu kiberi cringiest nkora muri relationship ni iki kisubura hari ukuntu nawe urisetse nyine urabizi bye hari ukuntu nyine turi nko kuvuga nakinga babe love you I love you too cyangwa se akambaza how are you doing I'm good how about you man ukajya nko gufata bitandukanye abari kuvuga man nk'abose umukobwa habura gato ngo nseke man abayitishije neza ndumva ari kukuka kanyuma kangana gutya umukobwa byagenze mana yanjye nazi ko nasaze n'ubuza zigenda kuzatura amashisha hano mu muhanda subivuze cyakoza njyewe mana yanjye nkunda kubaza boyfriend wanjye nimugoroba how was your day ibihe bintu wahuye nabyo wenda yaba akazi byagenze nabi akangamubwira ati hangane bibaho ntabwo ari bya buri munsi se umunsi wagiye ute wariye umunsi wagiye wambaye gute cyakoze nanjye nababeshye nyine iyo nkunda mbona nshaka kumenya umunsi w'ukuntu wagenze n'ibiki yahuye mu nzira nabyo n'ibiki bitangaje nyine nkumva sinzi ukuntu nabibabwira niyo mpamvu nshaka kumenya utuntu twinshi twagiye tumubaho nk'uko nawe byarambaza nkunda kuvuga boyfriend wanjye nijoro nimugoroba biba biri sawa bari mwa nta kintu muri kumva like ubuvuga that time rwose it was very interesting ngiye mba numva na mu gitondo namuvugisha igihe cyose namuvugisha narusaku mu gitondo ari kujya mu kazi barumva namuvugisha ari kuri lunch nkamuvugisha nijoro nkamuvugisha mana we mpaka aryamye ntagira akaguhaga ari nako bigenda by the way ntabwo yamaga kandi ari umamagara aba yatanze akayandika ahubwo yatanabikora ese wereka bajye mbabazi kandi munsubize ni ukubera iki abakobwa twishyizemo ko niba muri relationship n'umuntu umuhungu ari ugomba kuguhamagara iteka ryose kuki nyine twishyizemo ko wowe utamuhamagara ngiye kubera urukundo ndaguhamagara nyine ngiye mfite ikibazo n'igihe njya kubikora nkavuga ati sofu ufashe telefone mwana hari n'igihe njya kubikora nkavuga ati ubu se naba ndi kwishinja nkahita mbireka kandi nawe ugasanga yarategereje ko umuhamagara nabo ugasanga yavuze ati maybe ubwo ataramvugisha ari ibindi bintu banzi ko abakobwa aribo bahamagara abahungu ahubwo njye rero nishyizemo ko umuhungu ari guhamagara utabamagaye ngo ni ryaremo utamvugishije ngo ni nyine mba numva ubu si kwishinja nkahita mbireka kandi nawe ugasanga ni wowe yari ategereje ibaze ko ngewe yamamagara ndi mu rusengero sinshaka kumukupa reka mu rusengero niho hagukupa se ko ngukupa rero nari muri mudu yo kuvugisha ndakwifurije ariko mbuze mudu urahamagara ndabona fone byonyine isoni hari izina cyane ko nyiguharaye kandi ngewe marara ibyumweru ibi bibiri byonyine ushaka ufite ibibazo cyakoza muragendesheje nyine ni ukwihangana no kugenda gusa sha ntabwo nyiharara disi ntabwo nyiharara ariko mbere narahararaga se kuharara sha mbere narahararaga ngenda w'umusara vuga mbere vuga ngo uraharara oya nose ubu tuvuge ko kanaka tumaranye imyaka ingahe none se umuntu aharara undi imyaka ibiri ibyo bintu bibaho mutubwire
umunebwe rero ubu uramuharaye uramuharaye ntabonye muharaye mana we ntabwo ndi muharara kubereka bagikunda gwiki nawe wimbashye gwiki kereka n'ubwa wundi twatandukanye nako twaraharanye pe gukundana wa wundi wa bagitanye uyu winjira amahero yawe bajyana ahandi hatari hano kereka n'ubwa wundi twigeze gukundana aho mbere niwe twarahararanye ubanza ariyo mpamvu twese tunashwana twaraharanye mw'ibitege umujinya ubanza ariyo mpamvu baravuze ati agahararo ntabwo kari feyo duhita dushwana bitamura n'umuntu mwiza umwana mwiza nuko cyangwa wari umufite mbere umuca inyuma nawe arabizi ko ibyo bintu adashaka kubikora ajya areba bino biganiro nawe arabizi ko iryo jambo arabizi ndakumenya kaniturize umva hakoreka mbabazi ugiye ko mwakoze subscribe nawe ukuntu waba ukiri kunda utarabikora bose waba umeze ute kuko twakomeze ni wowe mana ukurikiza abantu baramaze iminsi udasinda ariko mana yanjye shagiripe zirasindisha ntabyo uzi ubu umeze nk'aho wasinze wabonye urwitwazo ngaho turebe ubushize waburaga icyo uvuga ngo giripe ariko giripe zirasindisha twakomeje rata ngo catfishing girls hafi ya twese oya shagenti naturere oya tu biseri njye nisize makeup natanayisize yabimeze ki nyine look irahinduka uzi ko wasaze ari ibyo saba wisiga makeup ngo bimarire oya ntabwo mpinduka man hari umuntu witera makeup ukahita ubona tutari yahindutse pe ukaba utanamumenye seri simubizi rata ariko akoze izina makeup ntabwo nazisiga okay rero wa muntu nishoro twabonye wa muhanzi tutashatse kuvuga izina muri bari kumumenya wa muntu twabonye nishoro tukavuga ngo yisize ibintu bijyanye n'uruhu rwe musore wamumenya uraniwe catfishing wa nyawe oya wamumenya ahubwo uburyo ki yabyisize hano mu gatuza ntabwo wasaga no mu maso hano wasaga bagiye bamusiga foundation itari kala yiwe noneho hano arasa umweru hano mu gatuza arasa ni inzobe pe ariko nyine ntabwo asa no mu maso ye nyine wabona ko ari ariko ari umuntu bakagusiga izuru bakarigira ritoya wari ufite rinini mo hano gusa abakobwa muri Kigali hafi twese niko tumeze udasohotse wisize makeup wenda ngo bimeze ityo muzambwire nisize makeup imeze uko ndi kugenda muzabimbwire shana nubwo aba ari byiza ariko muzabimbwire noneho rero shaho ukabona umuntu byose ukuntu nanga uko abantu bambona uko ntari ibaza ariko umuntu akubonye ufite makeup umani ufite igihe kigaragaze nk'icyanjye ba proud yacyo nikumva niba ikintu cyose kiba ufite ntabwo rero ubusa sinisize aka makeup kari simple kandi nakita makeup pe ntabwo nkunda ibintu bijya ku ruhu rwanjye gutya kuri skin ahubwo ku maso ndasiga ku munwa ndasiga yose ndasiga ariko mana niyo nisize makeup ntabwo nkabyo bazambwira igihe wowe mbabwire mbabwire hamwe star kubyumva mu content creator banza urumva umu influencer noneho tugize gutya mubona ahantu ari nasohokeye guys namubonaga kuri TikTok nkabona sa neza nkabona nkabona ni inzobe asa nk'abazungu mumbaze ngo duhuriye muri iyo shop igeze ute naramuyobewe ibiheri ibikovu man ari igikara reba umuntu dushigikara nawe bitavuga ati shabu abakatfisha ni benshi mu Rwanda turi benshi abakatfisha mana yagasanye hari umuntu w'ubwenge bwenge niyo nisize makeup nguma mu rugo ngiye nkunda makeup ariko mba ndi kwigira ngo nige kuzisiga nguma mu rugo mana yanjye mitana nabikuraho cyangwa nshaka kuziga makeup ugasanga umuntu hari abantu kuri rwa rwego hari abantu makeup nta kibazo ariko ari kwisiga makeup man izuru bakarigorora amatama bakayakuraho amaso akagwa manini ngo umuntu ku buryo ushobora bamukuyeho makeup ushaka kuvuga ati umuntu ntawe nzi seriye pe none igeze mbona simujya mubona benshi ntabwo ngiye nkunda ibintu bimpindura nkunda ikintu noneho nisize makeup ariko uko biri kose akavuga ati buriya reka nkubwire umuntu nabonye yitwa mukatfisha cyane Shadibu
Shadibu uzamurebe yisize makeup wamenya aba ari mwiza afite uruhu rwiza Shadibu njyewe mfite uruhu nkunda pe nyine ntabwo ubona ko yisize makeup ubona ari yisiga nkeya nyine byiza ubona bisiga utuntu turi simple noneho hari umu content creator aravuga get do with me ubu ngubu ngiye kwisiga aka makeup kari simple dore makeup zanyu ziri simple mwa influencer ni muranzi ugasanga bakoresheje amaseti nkayo kuvuga akihindura ukavuga okay iyo niyo makeup iri simple haryo ni ukuri ahubwo wese mpana nyagasani umva komeza tureke gusakuriza abantu bandi yakuba ko Cherry Silver Foundation Cherry Silver Foundation ndabakunda kubera ko buriya umuntu utekereza ikintu kimeze kuriya kumva akavuga ati ngomba gufasha abantu akemera agatekinga izo risk zose avuga ati nirashaka yazabiki ariko ngomba gufasha abantu bana like shout out ni ukuri ngenda gushimiye pe kuko none se undi muntu uzi ubifite mu Rwanda nawe niwe wazanye uwo mugemo uwo mukira uwo muvuno ariko uretse kuba yaranabikoze kuriya abantu bafite ubushobozi butandukanye na Brian se abikora nyine we yabigize biri ariko Cherry Silver we yafasha abana bafite impano aravuga ati ngomba kuzizamura ariko babamo nabo mu bakire ntabwo babamo mu muhanda gusa bose baba bavanze ariko abenshi w'ikintu yabikoze intego yari afite no gufata abana ku muhanda bafite impano akazizamura ariko nibyo rwose nibyo pe kandi hari n'abo yakuyemo mani agiye kubasinyisha contrat agiye narabyishimiye pe narabyishimiye ko bagiye no kuzajya bahembwa rero natoye noneho mwana ndabakunda bazi kubyina ubona ari abana bazi kuririmba bafite inspiration nkunda Kanaomi man uzi Kanaomi ni keja ubona gafite umuco kazi kubyina kazi kuririmba nkunda Sami njye ntabwo nzi ntabuzi nyine ako nkunda ureba mbara parere bamwita hari n'akandi hari ko nkunda parere keze ndagakunda cyane hari ikindi kibyibushye nakaya kambara apareye nkunda urapa harimo n'urapa uranda mukunda cyane azikura papa mbere bazikura ubundi abo bana uriya wambara parere uriya kira kibyibushye giteye imbabazi akomana na kasa izindi cyarize Cherry Silver agiye kugendana rase nibuka ukuntu bamwita ukuntu yarize byari bisekeje ariko nyine ndabukunda nkakunda Sami nkakunda na Cyusa nkakunda n'uriya urapa nubwo ntazi ko yitwa nkakundana nawe abana benshi nkunda kandi ngo bariga arabwira ati njye hasi mwige ibi muzajya mubizamo mwaje kwiga abo nkunda kuko banagiye n'ahantu Cherry Silver agiye nko muri concert ahantu bakabatumira ntabajyane nawe nareba abantu benshi ampete abantu bari bamuzi ni umubyinnyi ukomeye Cherry Silver umubyinnyi ukomeye cyane ku isi hose noneho rero ampete impamvu abantu noneho bamukurikiye cyane mu Rwanda kurushaho kubera ko bumvishe ko afite ishami ry'abana afasha akabaza muri like kumugisha ariko rero mw'abantu mwe bishe inkuru itari nziza gisinzi nimba ari byo kwa kuntu uba wihitira ku mihanda wihitira bisanzwe ukajya kumva inkuru ntabwo ishimishije pe njye kumva numva ngo bihita ngo yapfuye ngo yitabye Imana mu by'ukuri sinzi niba ryo ahubwo mwe mubwire sinagiherana ibi bintu mugomba kumbwira umuntu ushaka kumwica akiri muzima mubwire barakwishe nturaye ni ukuri for sure ntabyumvishe nihitira sinamenya iki gisi nabitinda akunje kuri kamera ndavuga ati reka mbaza inshuti banjye hari igihe nanjye ndazi ko mfite abashuti banjye mbare mumbwire ibyo bintu nibyo ntanafasha pe kuko guhangurira umunsi cyakoze niko nyine turi kubyumva kumva bihuha bigendagenda sinzi nimba ari byo nawe nishe ariko nabyumvishe bivugwa nuko guys we love you so much we love you hopefully ko byagenze neza hopefully ko iki kiganiro cyabaryoheye mwishimye Imana ibamugisha mwinshi kudukurikira gufata umwanya wanyu mukavuga ngo reka tuje pick and talk ni ibintu biba bidasanzwe pe mukayikurikirana from the beginning up to end man like it's a very pressure
Imana y'umugisha. So reka turekerere aha ngaha kugira ngo turuhure namwe mukomeze kugenda mu zindi gahunda atari two mwaka kabagumesheje, natwe tujye mu zindi gahunda kubashakira izindi nkuru, and please mutwitege tuzazana n'ibintu bishyushye tuzazana n'ibintu bishyushye vuba aha ngaha. And Imana y'umugisha, tutibagiwe ko hano hari amafoto meza, amafoto rwose asa neza cyane hano i Kanombe. Please mutugane, mujye mujya muri comment description yacu mutubwire tubarangire neza, muze mwifotoze. And Imana y'umugisha ibarinde, turabakunda cyane, naho ubutaha. Bizu bizu.